urumva ingabo zari hariya zitindikiye hariya zari nyinshi cyane. Umugambi wabo rero wari gukubita abo banyarwanda bitwa M23 bakabamenesha bakabazana mu Rwanda, noneho byageze naho akabare bavuga ngo ugereranyije izo ngabo zari zihari uzihaye umuntu muzima nta gihugu na kimwe batafata. Noneho ni nkaho yakavuze ati jewe ziriya ngabo zimpaye ziriya zose zihari niyo Kongo nayifata. Wagira ngo ibyo mba mvuga n'abari abayobozi baba babyumva, ariko impamvu mvuga ibintu bugacya nabo bakabivuga nuko burya umuntu wagutoje mugira imitekerereze imwe. Nta kuntu yaba yaranyoboye mu ntambara zitandukana ngo ne kuba ntatekereza kimwe nawe. Ibyo bitero byose bifuzaga kugaba ku Rwanda, ahubwo noneho n'ababandi birirwa bibaza ngo rwakabaye ruri inyuma ya 23 kuba rutari, ahubwo ndumva ari baranahemutse. U Rwanda rwaranahemutse kuba bari bafite iperereza, baperereza bakamenya yuko bagiye guterwa bene ako kageni. Iyo baba batari, ahubwo kuba bataragiyeyo ni n'ikibazo. Ibyo byose rero bareba iby'umugabo amaze kugeza ku gihugu cye yapanze igihe kinini. Burya iriya ndake mu gihe yari muri iriya ndake, abandi bari mu etaje hano i Kigali mu mazu meza mu masima, igitabo yapangiragamo uru Rwanda, mpamya yuko ibyo yapanze na n'ubu ngubu nta na kimwe cy'icumi yari yakora. Mwongeye kwirirwa na amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio, ni radio diaspora y'u Rwanda, ijwi rya diaspora y'u Rwanda. Mumaze kumenya naka kenshi turi kumwe na Viateur Rutagengwa, ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi n'umuntu uzi by'amateka cyane ku bijyanye n'ibiri mu karere. Turaganira cyane ku ngingo zitandukanye. Viateur, kaze cyane kuri One Nation Radio. Okay, urakoze cyane, tumaze kumenyerana. Bitekerezo ndabibona, ndabashimira nabo kuba babasha gukurikirana One Nation Radio. Aba diaspora rero ndabatahisha, mukomere hano mu Rwanda, tubatekereza, turabazirikana cyane, kandi bumve ko tumeze neza, turi amahoro. Yego, cyakora tumaze igihe turi mu bihe bitoroshye, hari izuba ryinshi, ariko ikirere gisa nkaho cyagabanyije amakare n'imvura iri kugwa. Yego, ntabwo hagishyushye cyane nk'uko byari bimeze mu minsi ishize. Ejo bundi ku cyumweru imvura yaraguye muri Kigali ahantu hato hake, iburizamo isiganwa ry'amagare twari dufite. Yego, nijoro yaguye. Yego, nijoro yaguye mu masaa 12 saa moya, kandi ukabona ko rwose cya cyuka gishyushye ntabwo kigihari cyane. Okay, akaba diaspora barabyumva, ibihe by'ubushyuhe barabizi. Buriya mu bushyuhe ntabwo barashyuha cyane, no mu bukonje bagakonja cyane. Ni byiza cyane kuganira nawe. Turi kuganira cyane ku bibazo cyane biri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo bibazo biri kugaruka cyane ku Rwanda, abantu bagashinja u Rwanda kuba ruri inyuma y'umutwe wa 23 wigaruriye ibice muri Nord Kivu ndetse no muri Sud Kivu. Kuri uyu munsi hari byinshi byiriwe bivugwa, niyo turi bukomeze tuganiraho gake gake, ariko nyemerera duhere mu nteko ishinga amategeko. Dore turanayituriye. Umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba yari ari mu nteko ishinga amategeko, yasobanuye byinshi, avuga ku mupango wa Tshisekedi wo gutera u Rwanda utaranyuzemo. Yarabigerageje ariko ntibyakunda. Anasobanura no ku bihano amahanga ari gufatira u Rwanda, avuga ko amahanga ari kubifatira ari byinshi, ari kwirengagiza, ariko bari kubikora hanini bagendeye ku nyungu bafite muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishingiye ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibi byo General Kabarebe asobanura birasesengura iki, birafatwa bite, birafasha iki wenda mu bantu kumva uruhande rw'u Rwanda, dore ko muri ubu bintu biri kuba rusa nkaho rwirengagijwe? Okay, ni nkaho wenda perezida wa Repubulika ariwe wakabaye ajya gusobanura inteko ishinga amategeko.
ariko mpamya yuko itigeze imutumiza. Mpamya yuko minisiteri y'ububanyi n'amahanga cyangwa se na perezida wa repubulika ashobora kubisaba yuko inteko ishinga amategeko hagiye kuzayo umuntu uje gusobanura ibijyanye n'iyi ntambara ivugwa muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo, ikaba igenda igira ingaruka ku Rwanda. Kohereza Kabarebe rero ngira ngo ni nk'ubwa kabiri mubonye mu nteko ishinga amategeko. Ubwa mbere yariyo ari gusobanura intambara hagati y'u Rwanda na Uganda muri Kisangani, kuko icyo gihe abantu bibazaga impamvu u Rwanda na Uganda barwanye muri Kisangani kandi baragiye bafatanyije. Nibwo naherukaga kumubona mu nteko ishinga amategeko. General Kabarebe rero ejo bundi yari ariho abisobanurira abo muri forum de parti politique, abahagarariye imitwe ya politike. None uyu munsi yagiye kubisobanurira inteko ishinga amategeko. Ni ukugira ngo nyine bashyire umucyo ku bivugwa, noneho banagaragaza aho u Rwanda ruhagaze. Noneho rero buriya ni nabwo nanjye nasobanukiwe, ariko twari dusanzwe n'ubundi tubivuga hano. Yego. Tuvuga uburyo Tshisekedi yari afite umugambi wo gutera u Rwanda. Uyu munsi rero noneho nibwo Kabarebe yabashije kubisobanura neza, kandi burya Kabarebe ku bijyanye n'intambara, burya ayisobanuye ahera ku mudugudu n'akagari n'umurenge n'akarere aho intambara yaberaga. Buriya arayizi yose, nubwo ari muri retirement ariko byanze bikunze intambara yahari arayizi yose, kubera ko yaraharwaniye, arahazi. Buriya Kongo arayizi. Noneho rero ikintu arayizi cyane, igihugu yabereye chef d'état major, yabaye chef d'état major, nyine niwe warwanye intambara yo gukuraho Mobutu Sese Seko, ashyiraho Kabila Desire. Noneho ari nabwo baje kunaniranwa, Desire aragambana, nyine biba ngombwa yuko Kabarebe bavayo, noneho asubirayo muri ya operation Kitona twabonye. Noneho rero nibwo yasobanuye umugambi nyirizina wa Tshisekedi. Bya bindi twajyaga tuvuga duhushura, ngo Tshisekedi yahamagaye abangaba babwira ngo nkubitira M23 ngo nurangiza nkwereka undi mwanzi. Noneho ahubwo buryo umugambi bari baworganizinze neza wo gukubita M23 bakayisuka mu Rwanda, barangiza bagakubita u Rwanda, bagashinga ibendera. Burya igihe Cogamu yabaga, burya Tshisekedi ngo yarazi neza yuko yagombaga kuba yashinze ibendera rya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hano i Kigali. Ni nabwo Kabarebe abashije gusobanura umubare w'ingabo zari hariya muri Goma. Nigeze kubabwira yuko ngereranyije hari ingabo 200,000, kandi koko imibare Kabarebe yakoze birenda kujya kungana. Yivugiye yuko burya FRDC ni ingabo 100,000, kandi hafi ya zose zari ziri hariya. Asobanura ko SAMIDRC bari bagera mu 4,400 ngahe. Abarundi bahohereje batayo 19, amabatayo 19, apana batayo 19, amabatayo 19, imwe 2 3 mpaka 19, kandi buri imwe irimo abasirikare bagera muri 800. Ugakubitiraho Wazalendo bagera mu 50,000, ugakubitiraho FDLR bagera mu 2,000. Urumva ingabo zari hariya zitindikiye hariya, zari nyinshi cyane. Umugambi wabo rero wari uwo gukubita abo banyarwanda bitwa M23, bakabamenesha bakabazana mu Rwanda. Noneho byageza naho Kabarebe bavuga ngo ugereranyije izo ngabo zari zihari, uzihaye umuntu muzima, nta gihugu na kimwe batafata. Noneho ni nkaho yakavuze ati jewe ziriya ngabo zimpaye, ziriya zose zihari, niyo Kongo nayifata. Ntabwo yavuze umubare wa M23, ariko noneho yavuze ngo izo ngabo zose uzihaye umuntu muzima nkawe, nta leta nimwe zitafata hano. Noneho rero yagarutse no kubijyanye n'abo bazungu yabavuze. Abari abazungu abandi wibagiwe umubare n'abacancuro, nabo bazungu. Yes, buriya abacancuro yavuze yuko ntabwo ari abo muri Romania gusa, n'abafaransa barimo, nabo mu bindi bihugu barimo. Ni nayo mpamvu nduguyanga iyo wumvise ijambo rye wumva hari igoma kugira ngo abazungu batahe harabaye imishyikirano myinshi cyane.
ibintu biri kubera muri iriya Goma nk'uko nabibabwiye, buriya hari ibintu byinshi M23 izatwereka muzabona. Habaye imishyikirano myinshi cyane kuko yavuze yuko icyo gihe kugira ngo bariya abazungu batahe, ambasade zimwe na zimwe hano mu Rwanda zaraje zataka u Rwanda. Muramenye ntidushaka yuko bariya abantu baca ku mupaka ngo basakwe n'abapolisi, basakwe n'imbwa. Yawe n'ijya mvuga yuko basatswe n'imbwa zibahunahuna, hashize iminsi ibiri bivuze bahunahunwa n'imbwa. Ntabwo dushaka yuko twebwe abazungu bigaragara yuko umupolisi w'umwirabura ari kuducekinga. Avuga yuko iyo biba abirabura nta kibazo cyari kubaho, ariko kuba bari abazungu icyo gihe ngo batatse u Rwanda koko. Ariko noneho narwo kugira ngo rugaragaze yuko ibyo bifuza rutabibashyigikiyemo, babacisha hari imbwa zibahunahuna. Kandi yabivuze ati burya ko ari kugira ngo batamwarwa, bashaka kubatwarira mu gikari ngo batamwarwa, yego ntibagaragare. Ariko noneho M23 nayo bashyikiriza u Rwanda, nabo rubasaka ku mugaragaro mpaka bageze i Kanombe, imbwa zibahunahuna n'amafaranga yabo barangije barataha. Naho rero niho nari ndiho mvuga nti asa naho yacyuriye Tshisekedi. Ufite abasirikare, Tshisekedi ngo yahatakarije miliyari zigera kuri 400 z'amadolari muri iriya ntambara. Ari nabwo njya mvuga yuko yahatsinze amafaranga menshi cyane. Wagira ngo ibyo mba mvuga n'abari abayobozi baba babyumva. Ariko impamvu mvuga ibintu bugacya nabo bakabivuga nuko burya umuntu wagutoje mugira imitekerereze imwe. Nta kuntu yaba yaranyoboye mu ntambara zitandukana ngo ne kuba ntatekereza kimwe nawe. Nibyo njya mvuga rero, hariya bariya abazungu mu gutahuka kwabo ni ikimwaro, n'abandi ba perezida babo byababereye ikimwaro. Kuri Tshisekedi we rwose mpamya yuko ari kurira yo kwarika. Utekereza ko ibi bihano n'iki gitutu kiri gushyirwa ku Rwanda, uko gusebya abazungu nabyo bifitemo uruhare? Okay. nkurikije ibyo Afande yavuze, kuba wenda icyo gihe tutarabahishiriye nk'uko babyifuzaga, mpamya yuko icyo kimwaro bagize ari nacyo gituma bazana iyo mijugujugu y'ibihano. Ariko noneho nk'uko yabivuze, kugeza ubu ngubu ntabwo dutewe ubwoba n'ibyo bihano, kuko ukurikije ibyo bitero bari bagiye kugaba ku Rwanda, kuko bari banabitangiye ibyo bitero byose bifuzaga kugaba ku Rwanda. Ahubwo noneho n'ababandi birirwa bibaza ngo rwakabaye ruri inyuma ya 23 kuba rutari, ahubwo ndumva ari baranahemutse. U Rwanda rwaranahemutse kuba bari bafite iperereza, baperereza bakamenya yuko bagiye guterwa bene ako kageni. Iyo baba batari, ahubwo kuba bataragiyeyo ni n'ikibazo. Bamaze kumenya yuko ingabo zigukoraniye, nubwo wenda abo bana bagerageje kubyitwaramo neza. Impamvu yo kujyayo ahubwo iranahari, yari inahari nubwo batagiyeyo. Ahubwo dushimire bariya abana bagerageje kutwamurura aho ako kavuye kose. Ibyo rero Afande yasobanuye bigaragaza yuko pe ku bwa Tshisekedi ubu ngubu leta y'u Rwanda ntabwo yakabaye ikiriho, ntabwo iyi Kigali wa mugani imanitsemo amabendera yiwe. Ahubwo dushimire bariya abana bo muri M23 ako kazi keza bakoze. Ari nayo mpamvu mbona ahubwo nk'uko njya mbivuga, ubu turahana imbibi, tubanye neza. Mbona rwose najyaga mvuga ngo ikibidi ni ukuvuga ngo nibiba ngombwa. Hari abanyamakuru bajyaga bambaza ngo ariko ubu amaherezo ingabo z'u Rwanda zizajyayo. Nkavuga nti ikibidi nibiba ngombwa bazagenda. Niki cyatumye ingabo z'u Rwanda zigaragara ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza ubu nk'uko nkunda kubivuga, ubu M23 duhana imbibi rwose. Abasirikare bacu n'ababo babanye neza ku mupaka. Ibiganiro hagati yabo, umusirikare ari hariya n'undi ari hano, n'abantu babanye neza ku buryo rwose no gufatanya operation noneho biremewe. Atari kuvuga ngo ubu ngubu n'u Rwanda rwagiye ntabwo rwaba ruteye Kongo, rwaba rugiye gufasha abantu abasirikare muhana imbibi. Nk'ubu ngubu FDLR igize ahantu ibyutse umutwe mu bice M23 ikontorora, biroroshye
eh, umwanya Tshisekedi yimanye wo kujya gukora operation yo guhiga M23, guhiga FDLR, noneho mpamya yuko M23 yo yawutanga. Dore abantu banyunga bariya bari hariya bariho bararasa baturutse hariya, nimugende mwirwaneho. Ibyo nibyo navuga ngo ikibidi nibiba ngombwa. Yego. Kandi ikintu cya mbere cy'ingenzi ku Rwanda n'umutekano warwo, nicyo kintu gikomeye kuruta ibindi. Buriya adusobanuriye ibintu byinshi tutari twasobanukirwa. U Rwanda rwari rwugarijwe, nyamara rwari rwugarijwe cyane. Ibaze kubona bariya abazungu bazamutse Musanze, bazamutse bageze za Muhanga, baje gufata Kigali. Ibaza abo muri South Africa kumva ngo bari kurwana hano muri Kigali. Ibaza abarundi kumva ngo abarundi baje kurwana muri Kigali. Ivyo bintu nta byari kuba bibabaje cyane. Buriya ntabwo nari nzi yuko twari twugarijwe bene kariya Kageni, kandi ntabwo bazi neza yuko u Rwanda rufite abahanga mu iperereza. Ariko amahanga asa nk'atabyemera, bisobanura nka pretext y'u Rwanda kuba bashyiraho izo ngamba z'ubwirinzi zikaze, bati ibyo nta, bakavuga ko atari byo, ko u Rwanda rudakwiye kwirinda. Nyine uwo mugambi wo gutera Kigali ko ntawo uhari. Nibihe bimenyetso twabonye byerekana ko uwo mugambi wari uhari uretse ibyo General James Kabarebe yavuze? Ibimenyetso saho bitari ni kuva na kera batera Bugeshi, batera amabombe Musanze, bagaba ibiteri Musanze. Ubwo mu byo navuze FDLR nayo nayivuze. Ejo bundi biriya bisasu byaguye ku butaka bw'u Rwanda ku Gisenyi bigahitana abantu 10 na bangahe. Ese ubwo abo bapfiriye iki? Iyo ubwirinzi butahabase, iriya kamyongo imanuka ijye gusama ariya mabombe Gisenyi ntibabye, nta bimenyetso birenze ibyo. Ibimenyetso by'uko FDLR ikorana na FRDC, ibyo byo ntawe ubishidikanyaho, byaragaragaye. N'ababihakana ko ari ukwigiza nkana, ariko nabo barabizi. Ibimenyetso by'uko u Rwanda rwarashwe inshuro zingahe mu minsi ishize. Tujye ku Burundi, muri Nyaruguru, za ngabo za Rusesabagina zavaga i Burundi. Ibyo si ibimenyetso by'uko Burundi nabwo bwari bufite umugambi wo gutera u Rwanda. Ibimenyetso birahari ni byinshi cyane by'uko Tshisekedi, kandi noneho usibye n'ibyo nawe ubwo yarabyivugiraga. Ikimenyetso cyonyine kiruta icyo perezida yavuze ni ikihe? Ni naho Kabarebe rwose buriya yamucyuriye ati izo ngabo ufite iyo baziho umuntu muzima ziba zarakoze akazi zikagasoza. Yego. Hanyuma ikijyanye n'u Rwanda, ibi bihano biri gufatirwa u Rwanda, Canada, Abangereza, Ababiligi, Abadage, urabona u Rwanda rubashe gukomeza kubaho nyuma y'ibi bihano? Hashize iminsi ingahe bifashwe ko urugiye kera ruhinyuza intwari, bishobora wenda kudafata igihe kirekire, ariko bikazagira ingaruka. None se afande avuze ngo iki? Yuko tudatewe ubwoba n'izo mpunga zaho. Ubu se we ko bamufatiye ibihano ntiwabonye wigeze ubona hari icyo bimuhungabanyijeho? Hari inzara yigeze imwica? Ubwo ndavuga afande Kabarebe, hari inzara yigeze imwica? Ntiyarari imbere y'abadepite avuga akeye, ameze neza, ubona akomeye ndetse naseka. Ubu se icyumweru cyose gishize ibyo bihugu byanditse ibyo bihano. Nakubwiye yuko ya nkunga baduhaga yo kugegera cya 60% batwerekaga hariya muri budget, yuko niramuka ivuyeho u Rwanda rutazibirindura ngo hite rusibangatana. Ibyo bihari ahubwo niba bifate barangiza, ku buryo nta n'ikindi dusigaza inyuma. Nibafate ibyo bihugu byose bandike birangire, tumenye ngo ibihano by'iyo ngiyo birahari. Noneho abanyarwanda dusigaye twirwana, tumenye ngo turirwariza kuri iki, tumenye ngo abashinzwe diplomasi yacu barahera aha bagarukira aha, tumenye ngo niba ari ibyo dukeneye turanyura aha, iyi nzira tuyireke duce hano, niba ari ibyo twoherezaga muri ibyo bihugu tumenye aho tubyerekeza. Ariko ubundi Burayi wa mugani nibwo butunze Afurika, kandi nabyo perezida yababwiraga ejo bundi muri iriya nama. Uburayi nibwo butunze Afurika, kuki Afurika yo itakwigira kugira ngo izagera aho itunga Uburayi nabo? Hari uwanyumva ati wakana we ntabwo uzi amafaranga biriya baramaze bayakuye mu ijuru se, si ugukora. Abanyafurika n'abanyarwanda natwe dukora ku bijyanye n'ibihano.
ahubwo n'ibihugu bisigaye ntibandike ibintu birangire aho kugira ngo babiheze mu mpapuro. Ejo twumve London, ejo twumve Holandi, ejo twumve Ububiligi, twumve iki, birangire twumve ngo bararangije, tumenye ngo tugiye kwirwanaho. Ku kijyanye n'ibihano rwose icyo cyo uzambabare ntuzongere no kukimbaza. Ariko utekereza ute, usesengura ute imitekerereze y'abariya abanyaburayi, kuki batumva impungenge z'u Rwanda muri iki kibazo? Kugeza ubu gihe sinzi niba ari uburozi FDLR yabatamitse. Icya mbere, FDLR ni umutwe wasize ukoze jenoside mu Rwanda, abo muri Exfar, Interahamwe n'abandi. Jewe nibaza ikintu yatamitse abantu ku buryo igera hariya igakomeza jenoside, noneho abahagurukiye kuyirwanya ugasanga ibyo bihugu birabahagurukiye. Yewe kugeza ubu icyo kibazo nabuze uwakinsubiza. FDLR ifite iki? Ifite burozi iki? Ifite imiti itera abantu ku buryo jenoside Fande Kabarebe yahagaritse ayobowe na Fande Paul Kagame, akayihagarika mu Rwanda, noneho havuka n'undi mutwe ugamije kuyihagarika ahandi, ahubwo bagashyigikira FDLR banifashije MONUSCO yayo. Erega menye yuko MONUSCO burya mu minsi ishize nayo hari operation yari yarashyizeho zo kujya gukumira M23. Byumvikane yuko nabo bari bifatanyije na FDLR. Izo ngabo z'amahanga za MONUSCO zifatanyije na FDLR. Je nayo icyo FDLR yabahaye. Ibaze mu minsi yashize igihe Igoma hakwiraga ibihuha ngo Perezida Kagame yapfuye, MONUSCO nayo itanga imodoka yo kujya gutwara abantu bajya mu myigaragambyo bishimiye yuko Perezida Kagame yapfuye. Nayo ikintu FDLR yahaye bari abantu abo banyaburayi. Jenoside irakorwa, abanyamurenge baricwa, baratakambaga kuri ayo maradiyo yabo y'ijwi rya Amerika ariho ibintu biri guca, aho kugira ngo bohereze byibura ingabo zijye guhagarika ubwo bwicanyi. Abana babicwaga n'abana b'impunzi ziri hano mu Rwanda bishyize hamwe bagiye guhagarika ubwo bwicanyi, noneho urahagurutse ahubwo ngo uje guhangana n'uhagarika jenoside kandi iri mu nshingano zawe zo kuyihagarika. Je nayo FDLR uburozi yagaburiye abazungu n'abanyamahanga ntabwo mbyumva, byarancanze. Niba wenda harabayeho ikosa hano mu Rwanda ryo guhagarika jenoside yari ikenewe, sinzi ikibazo gihari. Ni ibintu nanjye na n'ubu naburiye igisubizo. Ubuyobozi bw'u Rwanda bakaba batabwishimira kubera ko bwahagaritse jenoside. Ibyo bintu na n'ubu cyane wagira ngo irya jenoside, ariko EDR na General Kabarebe yabivuze ko impamvu abo bose birirwa bakora ibyo nuko hari inyungu bafite kuri Kongo. N'ayo mafaranga wumva, izo miliyari Tshisekedi yatikije, wenda hari igihe nabo ngabo baryaho. Ni umuntu utanga amafaranga cyane, amafaranga yakabaye akora ibikorwa remezo byo gufasha abaturage bo mu gihugu cye. Wa mugani wa Perezida Paul Kagame atari kwa ayo mabuye nza gukura iwawe, kuki wowe utayakoresha ngo abaturage bawe byibura bave ku kigero barimo? Erega wa muhungu we buriya Kongo nuko utayizi, ni ahantu ushobora kugenda iminsi 3 nta kaburimbo, nta robine, nta mashanyarazi, nta amazu ari za nyakatsi gusa. Ukajya mu gasantere kamwe ugasanga amazu yose ni ibyatsi, ariko ukumva ngo harimo umuntu umwe ujya gutega indege. Hari akabuga k'indege gatwara abacuruzi, kandi umucuruzi utwara amabuye y'agaciro Kinshasa n'ahandi ataha mu kazu k'ibyatsi katagira sima. Ugasanga abana barigira munsi y'igiti, ukumva ngo iyi ni segonderi. Ibyo byose rero bareba iby'umugabo amaze kugeza ku gihugu cye yapanze igihe kinini. Burya iriya ndake mu gihe yari muri iriya ndake, abandi bari mu ma etaje hano i Kigali mu mazu meza mu masima, igitabo yapangiragamo uru Rwanda, mpamya yuko ibyo yapanze na n'ubu ngubu nta na kimwe cy'icumi yari yakora, ni ikintu gikomeye cyane. Ariko ntekereza ko ari ibikorwa bitandukanye bikwiriye kubaho no kwihagararaho, kuko nta kintu gikomeye kibaho gutyo gusa, gisaba igitambo. Icyo ntekereza ko abanyarwanda bakwiriye kumva. Hanyuma kuri Kabarebe, iyo mureba avuga, ni umuntu uvugana confirmation ikomeye, ibintu azi, abantu bagatega amatwi bakumva umusobanuye nk'umuntu mwabanye, wakuyoboye, wagutoje,
uyu mugabo umusesengura ute, ibikorwa bye nihe mwaba mwarahuriye wenda agakora ikintu ukavuga uti uyu muntu ntasanzwe? Kabarebe ni umuhanga cyane mu bijyanye no gupanga intambara n'amayeri. Abantu baze kwihanganira urusaku rudutunguye, ruje rutunguye. Yego yego yego, babyihanganire bakurikirana amagambo. Warumbajije uti uyu Kabarebe uri gusobanura intambara hariya n'uburyo byari byifashe, byibura hari ibikorwa umuziho bituma uhamya ubutwari bwe. Ubutwari bwa Kabarebe bwa mbere burya bwagaragaye uburyo yabashije kuvana ingabo hariya i Goma, ashimusa indege akayitwara Kitona. Ubundi butwari ni uburyo yabashije kugobotora ingabo hariya aho zari zagoswe, akazigarura i Kigali. Ngiye kukubwira amayeri, ahantu yapanze nkabona yuko ari umuhanga. Tureke iby'intambara yindi, rwose n'umuhanga, yari afite n'abandi ba senior officers benshi akamandinga nabo b'abahanga mu bijyanye n'imirwano face to face, ahantu murwana muhanganye barabishoboye pe. Noneho nk'uko twaje kwisanga muri Angola nyine, indege itangiye gukura abasirikare muri Angola ibazana i Kigali, kuko yari yumvikanye na Savimbi ko kugira ngo nyine tubone icyo kibuga tunyuraho. Savimbi yamenye yuko ingabo z'u Rwanda ziri gutaha, noneho ashaka nko kwivumbura, ashaka kubihagarika. Aravuga ati indege yongera kugaruka nanjye ubwanjye ndayihanura. Noneho Kabarebe nk'umuntu w'umuhanga aramubwira ati jyewe ntabwo ndi gucyura ingabo, ahubwo ndi kuzengura ku mujyi wa Rwanda muri Angola, humura ndagufatira igihugu kandi nkigusigire nigendere. Ahubwo zana ingabo zawe zibe standby hano, nabo bajyane n'abanjye. Savimbi azanye abasirikare be abavanze n'abacu. Noneho igihe cyo kugira ngo ingabo za nyuma zishireyo, baravuga bati mubwire abo kwa Savimbi baryame ko muri bo babyutse, nibamara gusinzira isaha nigera buri wese agenda akora kuri mugenzi we, amubyutsa mu cyayenye, amubyutsa mu cyayenye. Ingabo zitaha zityo. Savimbi babyuka basanga basigaye bonyine. Urumva ayo ni amayeri yo gucyura abasirikare. Ni udutendo twinshi uvuze ibya Kabarebe kereka wanditse igitabo. nawe ubwo cyangwa akazacyandikira tukagisoma twinshi. Ni nayo mpamvu urabona igihe haba retirement, iriya phase yarimo ba Kabarebe, urabizi yuko hagiyemo senior officers benshi bo ku rwego rw'abajenerali. Kabarebe babinjira. Yego. Icyo gihe umuntu yaravuze ati ati Viete, ati noneho ibintu birakomeye. Hakomeye ibikize? Ati noneho abasutse hanze y'igihugu, abajugunye i Burundi. Ati koko abajenerali 10 na bangahe birashoboka mu Rwanda? Nyamara birashoboka. Ntabwo yavutse, ntabwo yaremewe kuzaba umusirikare ubuziraherezo. Ntikindi, uriya nta generale udemobilizwa. Aho ari hose abari generale, umwanya wari wose abashobora kuba yarwana. Wikumva rero bakuyemo imyenda ya gisirikare, ariko ku mutima haracyari igisirikare. Bagiye kuza nabo benjoyinga ubuzima bwo hanze, nta mu escort umuriho, nta mu military umurinze, akuremo uniform, yambara umupira wa RPF, nawe ajye kwamamaza perezida kimwe n'abandi. Nariko byose ni handi ku mutima haracyari igisirikare. Nibiriya nibisanzwe. Noneho nibuka rimwe twagiye gusezerera abasirikare iduha, hariya abasirikare bari demobilisation nka phase ya 12 ngira ngo. Noneho nabwo hari hasezewemo ba senior officer bagera muri 5.
nari ndi kumwe n'umunyamakuru Akimana Latifa wa radiyo Rwanda yakoraga ikiganiro cya komisiyo ya demobilisation. Icyo gihe iyo yabyaraga n'igihe wagikoraga, icyo gihe twari twajyanye rero. Noneho bari baje gusezererwa na General Charles Kayonga, niwe wari chef d'état major. Noneho Latifa TV ati ngaho baza fande impamvu basezereye senior officers benshi. Ndamubwira nti ariko ibyo nibisanzwe. Noneho afande arambwira ati mwikwirirwa mushyiraho mikoro, ntabwo navukiye kuba umusirikare ngo ubuziraherezo, nanjye umwanya ure wose muzumva nasezerewe. Ubwo icyo gihe amagambo yavugwaga byari mu muhe mwaka? Byari nko muri 2012, kandi byaje kurangira kuko na Charles Kayonga asezerewe nawe yari mu bajyanye muri iyo faze. Kuba rero bahari ntiwibwire yuko iby'iyi ntambara bo batabirora, bashobora gutanga inama no gutanga ibitekerezo. Noneho reka nguhe n'urundi rugero. Hari igihe Perezida Kagame yagiye gupasingisha abantu igako, arangije arabatumira bose, senior officers bose arabatwara ati muze murebe ikigero abana bagezeho biga, none ejo ninamukana nabahamagaye ngo muze mu mayobore muzamenye abo muyobora bari. Icyo gihe yabatwayeyo. Hari umufandi umwe twari dufitanye gahunda arambwira ati twagiye, nawe nansobanuriye icyari cyabajyanye. Kuba rero Kabarebe hari n'abandi bashobora no gutanga inama umwanya uri wose, ni nayo mpamvu bakurikirana iyi ntambara yose Tshisekedi yari agiye kutugabaho. Ntabwo byari gushoboka rero.